umva nkubaze, urusaku wari wumva muri banki? Impamvu ntarwo wumva ni uko amafaranga atinya urusaku. Ikindi wari wabona abamiliyoneri bamariyemo volume ya radiyo, uzasanga benshi bikundira akazi gatuje kabafasha kwiganirira ku mishinga yabo. Nubona abantu bari kubyinira nta kibazo Yesu yarishyuye ndetse na volume bamariyemo, ujye umenya ko abantu nta mafaranga wahabariza uretse nyiri iyo bare, nawe uzasanga yabitaje yigiriye ahantu hatuje. Nubona abantu barimo kwibonekeza bagaragaza iby'agaciro batunze, uzajya umenya ko amafaranga ari hafi guhana gatanya nabo, kubera ko amafaranga atinya urusaku, azabasiga abasigane n'urusaku rwabo yigira ahatuje. Kuko uko umuryango utunze amafaranga watangiye kuzanamo ibintu by'imirwano n'urusaku, amafaranga yawo ahita amera amababa akigurukira agahunga urusaku. Rero niba ushaka kubaka ubwami bw'amafaranga no kuyagira shusho wawe, sigasira amahoro n'umutuzo, uzayibona amafaranga azaza kwiturira muri ubwo bwami bw'umutuzo.